intambara we yindekera ngiye gukora icyo nakabaye nkora ntunyitambike gusa mu mwanya wanjye nkukoresha I'm gonna fight her. I'm not losing her. Uzi ko mbona ibyo bintu bitasobanutse ko se umukobwa wari usanzwe umuzi nukuri ntabwo nari muzi Mere yari yifashiza umuntu ntazi from nowhere no bwa mbere nari mubona icyo gukora ugomba kukibona kuko uriya n'umugore wawe mwasezeranye keka nawe rero utamukunda ayakamwe umugore wanjye rwose ndamukunda twanyuranye muri byinshi kandi bikomeye ntabwo uriya mukobwa yaza agahita dutanya gutyo gusa rero ikintu ngiye numva wakora ari kimwe nibyo ni mama wawe ntabwo ugomba kumusuzugura ariko nawe uzi agaciro k'urugo rwawe erega n'ababyeyi bagira amakosa n'ubwo wenda mu muco nyarwanda umuntu atajya abyumva ariko numva wakabaye icya mbere cyo mani twarakoranye turaziranye ikintu wagakoze cya mbere cyihutirwa ni ugusohora umukobwa muri iriya nzu kuko urabizi abagabo turi mu irari turi mu irari ushobora kwivugishwa ibyo ngo uramukunda nibyo ndabizi uramukunda ariko uriya mukobwa urumva wayaje ari kuri mission mani yakugwisha anytime ntumbwire ngo urakomeye ngo bimeze bite anytime byahita biba bibi byashoboka urumva hazamo rero n'ikintu cyo kubaho umubyeyi uba ushaka gutwaza ibintu gahoro ariko mu by'ukuri ahantu bingeze rero ubu hano uzi ikintu ufite nibyo umubyeyi buriya ni umubyeyi wawe wemera ko ikintu cyose wakora isi ikaguta ariko umubyeyi wawe ntabwo ashobora kuguta niyo wabaye ikihebe ahantu uvuga ngo waturikije nyine bizamubabaza kuko ikintu ukoze kizajya gishyize icyashaka muri famiye ariko ntabwo niwe muntu wenyine uzasigarana urumva rero ugiye numva ahantu bigeze wakabanje ukirengagiza ibya mama wawe niba koko ushaka kugumana n'umugore wawe uriya mugore ukamusohora ugomba kugira ikintu bikora nicyo kintu kuko as long as nahaguma bikomeje nk'uko byaba ari danje urumva mu rugo babaye amasaha cy'umwaka ureba buri wese abashaka kwemeza umwe aza nk'ubiti bikeyo undi aza n'ibindi madamu yayibona ubabare kandi guseka ariko ubundi kukure uri mu rugo rurimo abagore bageze ubu ni batatu nawe murumuna wa madamu we ntahari nawe arahari urya we none n'isasu umva bazaterura naho uzakira niyo muntu ubaye nka muswati nta muswati mwana base cyo cyane base ni cyiza ngo unzaze no kukwisurisha ngiye nirebere fatatse muzaza nsuri sha muri uwo muriro sinazi mva ko nkubwira ariko nyine abagabo tudakunda ibintu byo ni mwiza yumva mama yarangerageje burazana wa mukobwa umuntu wese avuga ati vi nubwo njye mureba nkumva harimo akantu ubuzima bunezanye ibyo bintu nagira ngo numve wowe at least uburyo mubona urumva ko uburyo wamubonye rega turazanye bro ngenzanye miyo droke kugira ngo mbanze ndebe uburyo wumutekereza turetse kwigira seriye ibyo rero nibikoreka ko ibintu nakubwiraga ari byo niba ushaka ko urugo rwawe rukomera banza umusore kuko buri ikintu cyazatuma ibintu byose bipfa ni ibikorwa ushobora gukorana n'uriya mukobwa nshaka gusa kuko umunyabwenge yaravuze ati igihe warakaye irinde kuvugana n'umugore wawe ibintu byinshi ijambo ni ikintu utagarura ushobora kumubwira ijambo ribi mwajya muniyunga rikamugaruka mu mutwe agahoramo intonganya rero mfite imitima ibiri ngira ntibafunga umutwe avuga nti umunsi ndamwirukana namugera imbere mva bro uzi ikintu ugomba gukora kandi cyane cyo ugiye mugira inama nk'umuntu n'umushuti wawe ikintu ugomba gukora ni kimwe reka ibintu bya santime sibyo
as long as si wowe wamwibwiriye ko umugore mutarajya no mu bintu byo kwa muganga mwabanje kwihagararaho ngo murebe ibyo ari byo muri gusenga. Ya cyane. Of course. Ibaze noneho ukoze ibintu nk'ibyo ugasanga noneho ufite ikibazo. Ari njye ugifite. Si ikibazo. Rero njye numva ikintu Imana buri Imana nta kintu idashobora. Numva ikintu wakanambyeho nk'uko umugore wawe ndabizi n'umuntu ukunda gusenga. Nk'uko mwabyinambye rero ngo ati mugume imbere y'Imana. Ubundi mwagafashe decision yanyu urugo n'urwanyereka. Umubyeyi azamo mu gihe byananiranye ariko ubundi urugo n'urwanya. Iki kintu rero kigeho tu. Gusa ariko ibintu wanakivugisha byose kamwereke. Ngiye gufata umwanzuro. Ya, hari ikintu ngiye kubikoraho. Tuzongera guhura ngubwira inkuru. Aya nabyo kongera guhura tujyana kuri boutique mane ugure nk'akantu kuki ushaka kugira ngo ibintu bigende uze umva se we story. Wonye ko neza afite ubukwe se. Ase wajureka kuba kure Imana. Ese uzamara ukwezi kose umeze gutyo imyaka itahe. Ubuse ndi kubaka cyangwa gusenya. Uri gusenya iki se? Uriya saje guhindura iki? Urugo rwawe ruracyari urwawe. Erega nawe wahanasenya. Nusire ukuntu wo wambaye. Ubundi ko nkuzi wambara neza wambara nk'agakobwa ubora wigize umugore. Ekaze akwambarira ubusimere y'umugabo rero abagabo b'Kigali. My love. Whatever it is, ubungu buri muri competition nagura umugore wubatse noneho akanya ugomba kubishinze bro. Okay, nganjye inama nkuriki. Ase urabona urugo rwanjye, sibyo? Urugo rwanjye haje undi mukobwa, sibyo? Kandi mukaba muzanye. Sibyo mukaba muzanye. Ego, naye ndamwumva cyane. Urabona gumubyara kandi birambabaza n'ukuri. Ni kwinjye wundi mugabo wanjye. Erega nawe warirekuye wigize nka ibintu byarangiye. Nta kintu cyarangiye. Ese ya ni iki? Bitarangiye amaze imyaka ingahe? Reka imyaka ntago igaragaza ko umuntu atabyara. Jya kwa muganga baguhereze results zerekana ko utabyara. Si uri petite sœur. Of course I know. Umuntu wanjye ntago bizi wowe. Ntago urubaka ngo umenye ngo bameze kugenda gutya. Ngaho komeza wigire Yesu. Ntabwo ndi kwigira Yesu. Uri kwigira Yesu kuko ugomba guharanira urugo rwanjye. Uri guharanira ntabwo mbwiye gusenye si. Si ntabwo mbwiye gusenye pe. Nta nubwo ari ikintu cy'imbere. Nta nubwo gusenya kwawe nta n'ikintu byambara. Ahubwo ikintu mbwiye ihagarareho. Wowe umugore w'isezerano. Uriya ni inshoreke ni indaya. Ikindi kandi nta nubwo umugabo wawe wanjye. Ntabwo umugabo wenyine amukunda. Icyo nicyo wakagendeyeho wubaka urugo rwawe. Njye ntukamuze muri ibyo bintu. Nengeye kwiterera story nziza. Nuse musohore. Ngo barujye uruhuka mu mutwe. Ntago naruhuka. Ese kuri umutima wanjye urababaye. Umutima wanjye urabyimbye. Kubera pressure. Sinzi uko nabigenza. Pressure wowe witeye ariko. Kuriya nta cyari cyo. Ntago ari umugore w'isezerano. Umugabo wawe nta mumagare mu wanjye, mumugire mu wacu. Tumubwire iki se mama? Mubwire ko urugo rwanjye rungeze kure koko. Ntago ubizi Niki, ntago ubizi. Okay, njye ndahari. Okay. I'm your young sis. Okay. Njye muramubwira ngo njye nakora igishoboka cyose. Ntihagire ikikubaho na kimwe. None nkora iki? Sibyo? Njye nkora iki? Ikintu gihari. Narakubwiye ngo bindekere. Ibi bintu niba utabishoboye byihorere njye mbigukoresha. Ntabwo nabishoboye. Nyine ndeka njye mbikora. Uru rugo nyine ngaho rushyire mu biganza byanjye. Njye mbiyobore. Uriya mukobwa nzahamwikorera. I'm telling you. Reka tugomba no kwishima araje. So rero style nakubwiraga n'iriya mana ariko iyo music iriya ngoma rero bara ibidanga nagiye mu bantu hari umutekano wowe kuzimya televiziyo izimije nkanda ariko usanze ntabwo nkunda ibintu binsakuriza wowe nkanda se utegeka hano uracyambaza undi we don't you know me hari uriye iki ko nakwibuka I'm a queen. I'm a queen. I'm the wife. Hageze imenuka atavuga oh Imana yakoze ibitangaza haleluya. Ndavuze cyane narihanganye bikaje si ninde ukubuje kwihangana this is my home you know so okay so was listen to me.
Let me tell you something. Wait up. Chill. Wait up. Njye ntabwo ndi umugore muri iri rugo. Umfate nk'umusitirenge. Nk'umuntu utigeze umenya. Oh, you're nothing. Kubera ko ibyo nzagukorera. Wait. You're nothing Bitch. in this house. You better wait. Let me talk. Okay. Yes, bitch. I'm not your bitch. You don't fuck me all night. But you came here but I can out of afford nowhere. you. You cannot afford me. Well, you're out of nowhere, my Okay, girl. listen to me. Let me tell you, my Listen to darling. Let me tell you something. Ariko uvugira hejuru nk'utararezwe. Ariko sinzi ibyo ubona abantu. No, wait. Ntabwo abantu like wenda bizi hari igihe uvuga ukashyiramo discipline nyinshi. Urambwiye. I'm not a bitch. I'm a bitch plus a bitch. Oh, okay. I'm gonna show you how bitch I am. Hano hanze iwanyu nabonye abantu bagure amabitch Thank you for humbling yourself. Hanze iwacu. Ndaza kubakugurira, sibyo? Kuko you look like you miss something kubera ko urambwiye Uri ngo umucumbitsi turagucumbikiye. You're about to go out. Where? Oh, we're gonna throw you out. Okay, for Like me. throwing something out. For me. Oh my God. Wowe rero nakego. Waraje waranyizaniye. You know? Waranyizaniye. BTC. Yicara. Just hug me. No. Hug me. Hug. No. Hey, come on. Uri mu biki? Ugh. Wow. Nakubwiye ko nta kintu usobanuye muri uru rugo. Usibye ko uri umuhombya ahubwo jya koza ibyombo nateka. You mean nothing to this family. Wabonye ukuntu bakundana? You can nothing here. Loser. Mana yanjye. Noneho bino bintu ahantu bigeze. Akora ikamamagare mama. Yeah. So baranyitaba. Siko telefone ye itariho yabaye iki? Usanga ari za network z'iwabo. Si ubundi uriya mugabo yamburanye iki ku buryo atambona ngo abone ukuntu ndi mwiza, ngo abone ukuntu nshinguye, kiriya kigore cye cyamuroze. Mana yanjye, nimero ya mama se yabaye iki? Kanongere nyahamagare. Uru ruhungu rw'ubanza baranaruroze. Igikobwa kiri umuntu cy'uyu mugore wa hano mani simuciyemo. Allo? Oui, uraho mwana wawe? Uraho mama? Umeze ute? Meze neza, nizere ko nawe umeze neza. Ako se mama nawe nta nubwo nkumbura. Ndagukumbuye gusa nuko naguhaye umwanya. Naguhaye umwanya rwose ngo ibyo uri mu bikorwe neza. None se mama ko mbona byanyobeye koko? Iki? Byanyobeye umuhungu wawe neza uburozi yaraburiye. Umva ngira ngo naho bakoreye bamurogera barahakoropye nta n'umuti wahakura ngo murogore. Ubu se nkora iki? Noneho reka noneho uyu murumuna w'umugore we. Ibaze ko njya mbona iyo tugiye ku meza hari ibindi bintu yongera uriya mukuru wamuhaye ngo yongere mu biryo by'umuhungu wawe. Ariko kubera ari babiri sinabona uko mbigenza.
mwana wa rwana urugamba nkora iki urwana se ikigabo mama hagarara umuhungu wanjye nawe ndamwizeye abo batsindwa n'agasani bihorere ubwo buretse nkora iki se bararoga ugira ngo urukundo umuhungu wanjye kanjye none nsigaye numva nanamukunze yego mumukunde ndabizi bizakunda bizacamo wicika intege umuhatirize ujye umwikurungaho nyine umwiyereke wambaye kwa kundi kwawe winyonga nyine umuhanagura mu maso bizagira aho bikunde wiba umwana ariko ikibazo iyo mugeze imbere mpita mbona atanyeneye ukuntu ejo bundi yansebeje mu maso y'umugore we ibyo nibyo bigira basi sakunda iki ngo nze kugenda nyigure nyitegure ave ku kazi asange nabikoze hey ça va kuje hano se vipi so can you help me my shower since ikintu yabaye shower irimo gukora yagize ikibazo and I just want to wash my body umutekinisiye wacu hari igihe ajya abikora nabi ariko nayo bibaho ushobora gukoresha yacu nta kibazo ukoresha yanyu nta kibazo wayikoresha nta kibazo shower nta kibazo wayikoresha okay none se ugiye kujya he ngiye kujya mu mujyi gato hari utuntu ese kuba utasokoje harimo utuntu mu mutwe kudasokoje ntabwo baba bagomba kukwitaho ugasa neza ugahora usa neza reba nk'hano hantu ukuntu urimo gusa sibyo si kuko nubwo ubu ndeba ntabwo uba ureba ubwiza bwanjye basi wajya ureka kumbabaza ndeba ntabwo urimo kumbona basi njye niyo wambabaza ariko reka kubabaza mama wawe sibyo okay nzi sheri ngiye iroke ndayirandura shaka duhindura basi urabona amafaranga ndayafite wahinduye it's okay darling nta kibazo nta kintu bitwaye gutya se uko nahindura ariko umugabo wanjye iyo munsi ndaza kuguherekeza bagushyiraho look nshaka really for sure thank you hanyuma se we kaba kantwaye ariko aho mbona uyu mwanya mbitaho aba ari kumbeshya ntabwo atwitaho ndabakunda urakundana gifuti ryari urakundana gifuti ryari gifuti uri kwinzanira ryari nyuma yo kwemera ibyo ngibyo kereka icyo udashaka really nimugoroba turi butembere fata icyo ushaka nawe like it kutambwiye kusigaye warabonye sheri umva uriya muhungu ugiye kumwanga bwo ntabwo ari gupanga umutima mperutse kumubona uriya na positive yego wawe ndi muri kumwe muri stade umva azi gufana yari yafanye byari byacitse njyewe uziko nafanaga then nyine ko kundi umuntu aba ari kureba match bakinjiza igitego mu ikipe ari gufana ewana nabyishimira kabisa nyine enskari imwe ma apfuga gusakuza tu aka nta byevera bari bisazi biteze ni byiza bite sava neza namwe mwiriwe umeze neza se I'm okay okay wowe umeze neza nta kibazo naho ubundi wowe
ni mu binyemerera afite ikihe kibazo se by'abakobwa b'i Kigali subiza bovu nyine barikara okay ntawamenya twikomereze bimeze bite bimeze fresh bovu njye ndashaka kuzajya kwa match nanjye se n'ikipe turi gufana twese ikibazo ugiye utazi n'izo ugiye gufana agenda ujye kureba umugabo we uriyo okay fine muri weekend hazaba match tuzagenda babiri basi uwa batatu nane oya nyine twese basi so ufite ikihe kibazo uyu muntu ashobora kuba arembye nyamara tutabizi ugasanga byaduteza ikibazo ufite ikibazo asanzwe ameze gutya kareka njye ndamenya kwigira ko niba utameze neza wabivuga bakakujyana kwa muganga okay icyo ndwaye ndakizi urwaye iki nyine tubwire ufite ikihe kibazo bebe ubundi nashaka ko mbikubwira turi twenyine ariko because we are family. I'm not your family, by the way. Okay, fine. Cool down. Okay. Sweetheart, I'm pregnant. What? Pregnant for who? I'm pregnant. Uratwite? Yeah, I do. Byanyabyo? Yeah, I'm pregnant. Inda yande. Yahweh. Yahweh. Wait, what? Yahweh. Bazanye umuntu utwite? Baby, I'm pregnant. Yahweh. For who? Aratwite. For my baby. Atwite inda yawe. No. For my baby. Tumufashe umuntu Ni Yahweh. oya ariko yashobora kugira ikibazo runaka kandi ari mu nzu yacu apfuye se byabaye ikibazo. Sweetheart, it's your baby. It's your baby and you know that. It's your baby. Uratwite? Yeah, I am. You're going to be a father. Are you going Really? to be a father? Yeah. I'm pregnant. Okay. Tugukorera ikibasi. Tugukorera ikibasi. Ikintu cyose ushaka. Mbona mfite isereri ibintu binukira. Okay, this is a shit. Okay? It's a shit. Okay? It's a shit. I'm out. Okay, I'm out. Baby. Cheka amazi. Ushaka amazi? Hey. Umva shu wamuzaniye amazi. Mama amazi. Please muzanire amazi. Mama amazi. What's your phone? Baby. Ninde muri gutuma amazi? Namuzaniye amazi. Nani? Aratwite, please mumfashe. Nagenda yo kuzana amazi. No. Satwike. Inda yanjye. Inda yanjye. Bofu ibintu byose pe. Sinjya nkuba. Mumuzane. Nta by'amazi. Ntago ajya kuzana amazi. None hasigara umukozi wa hano. After all, Tumufashe na kibazo. your wife is your maid. Is that all? Kuba twite agiye kumuzana amazi, najye kuyizanira. Come on. Sis, please. Stand up. Ibintu nabikubwiye kuva ku munsi wa mbere. I don't know what you're doing. Please. Nasi mwarirande. I need water. Okay. Ha. Kanzinya kuzanira. Okay. Okay, gumana nawe rero urubatse. Kamuzana amazi. Okay. Oh, I'm pregnant. I'm pregnant. Oh, thank you, baby. Thank you, sweetheart. Arabizi. Niba hari inkuru ishimishije kumva ko twite. Me too. You're going to be a father. Yeah. Mbabarira unsabe ikintu cyose ushaka.
Okay. Ushaka kujya Maldives muri weekend. Yeah. Ibyo byonyine gusa. Nyine sinzi ukuntu mba numva umwana numva ko nameze. Umva ari gutega ugutwi wumva. Tumva. Ese yatangiye kuvuga ngo papa. None ahangaha byabitangiye kuza kuvuga kabiri. Ese wumvise byari bimeze bite? Byari byiza. Ego. So you're going to be a father. You happy? Ubwo duhamagare mama. Sasa rero. Ngwino nkwereke. Okay. Baby ndi romantic ariko nyine nawe rero bari abakinnyi b'iriya filime. Izi filime urenda kuzarubona na. Hari njyewe ubundi zamuhanga ndenda kuzamukubita. Mapenzi nyine. Nta kibazo shyiramo. Baby iyo ndekuye mpita numva mbaye ndi njyenyine. Yeah. Oya, mfasha bobo. Yeah. Kiriramo. Ihe. Oya bobo nagiranye saka nagiranye kunda shyiramo inziza. Shyiramo inziza uyiranagunyisha se kubera icyo utanyumva. Ndanze. Kandi ubu utagiye kuzana ibintu by'ibishego hano muri salo. Nuko nyine turi twenyine. So wisanzuye n'iki nawe ibindi ntabwo tubyitaye. Iyi mubiri udushimisha. Oh my God, baby. Ndarimo kunda. Baby ndapfuye. Isundura mugore roga arimo kunuka. Sundi uvuye mu bishanga bya hehe. Baby ndapfuye sindira ukiyivuye maseninde yawe. Wambese wasohoka banga. Uri kunukira umuntu sohoka agenda. Bamubwiye. Ntabwo yumva. Uramutse utumye ndivamo. Baby ndapfuye. Sohoka agenda vanga. Uzirongera gutyo. Ni wowe. Sohoka agenda vanga. Imana nawe twasenze. Aracyari hano. Wanyumvise? Ndacyabyumva. Ndapfuye. Nta matwi kugira wasohoka. Indiragiye. Imana twasenze nawe rero. Sunsore muri urugo. Nzagaruka kunyinginga. Nka santima nyine tuka nyine vanga. Baby. Humura cyane. Iyo bitangiye gushira. Ayowe. Ndumva bitangiye gushira. Humura. Baby. Ndashaka akaji. Akaji. Hello. Bite shiriye makuru. Sugoye ko wanyanze. Nyamara usigaye warahindutse agasare karimo kukuyobya muri iyi minsi n'ukugize best wawe. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Shiri, mba nkufitiye tea. I have a tea. Umva se biti. Ufite umwanya tuvuga ntabwo uri mu kazi. Umva se. Uribuka gahunda twari turiho. Ndomanoza mukera. Umva shiri. Nuko mba ndagiye muri za gahunda. Ese urabyibuka? Ceceka nguhe tea neza. Ceceka ese kuri guhinda kandi abakobwa b'i Kigali ndabanga n'imihindo yanyu. Ceceka nkubwire. So nuko mabuko wanyura munsi na cya kigabo urakizi cy'icyana cye kimeze nk'ikidabire
cyakora mana hariho abantu muri iyi si b'ibigoryi Mana nyagasani umva nuko banagiye ngezeyo nsanze umugore numbaze n'akaraya niba ari karumunake niba ari gakuruke nabonye gasaza babanza ari gakuruke nuko wiseka reka guheti urumva nuko umugabo abanza kunyigiraho wadanje anyigiraho umuntu nuko ariko nanjye nyine uranzi nuko ndiryagaguye nkoze ibyahehe umusore abaguyemo ubwo ariko nkagira wa murozikazi ngo ni mabukwe uzi ku ubonye atari umurozikazi uri kuri mbona asa n'abarozikazi yugusu ni akarozikazi kari agacecuru nuko aba rero abaranshyigikiye mba ndaho nanjye sinzi ukuntu nikoze hari udufilimi twinshi ndeba arono mba ndagiye umugabo ndamuhagurukiye sheri nawe urabizi turagiye tujya mu cyumba nyine nawe urabyumva ibintu birabaye si hacemo nk'iminsi 3 mba ndaciraguye ndarutse nkoze ibiki ngo ndatwite inde ngeriza ntwita nkatwite ngeriza farumasi z'i Kigali se zafunze kwa muganga simazi ngo ubwo ndamubwiye ngo ndatwite nyamara gutwita mba ndamubwira rero uko ubizi ntabwo nagumana n'iyi myanda hano nawe si ukuzi yaza bahamagaye ikimodoka cy'imyanda kiraza kirakubura seri baratwara nuko umugabo aragara birukanye ikigoryi kizi ngo ndatwite inda yahe ngiye ntwita abantu b'iminsi n'abasazi seri ubu bazi ngo ndatwite mabukwe yirirwa yohereza ibintu yirirwa ahamagara ngo umwana wawe umwuzukuru wanjye atavamo seri uko uzi mfite mu nda 0 niko kimeze gusa iyo ahari urumva babazi ko inda ari amezi 4 iyo ahari ndibyimbizwa nkatumba ngo bagire ngo ndatwite byahe nta mfite seri ntayo ikigoryi nacyo nkakibwira ngo tega wumva umwana ngo ukuntu ameze nacyo kigatega amatwi we si bari abantu si ibicucu nuko gusa iki akoseri ibyo nawe bigiraho ikibazo ngwiki ngewe ubu kata isigaye n'imwe ngiye kumubwira ko mbere y'uko umwana avuka tugomba kubanza tukajya mu murenge tugasezerana kandi nitumara gusezerana imitungo tuzayigabana umva nawe urabyumva tukaza tukayirya nisubirira imihanda umukobwa w'icyuki urumva ngiye nguma mu rugo rwande yima iwabo nabana nayo umva sheri umva reka mfata agasampanye ze ngumeze kubwira amakuru y'ibi bicu komeza uvuga amakuru y'ibicucu ibicucu nyoko bukwe ibicucu ya nkecuru y'umurozi ibicucu gicucu umuhungu woziri ibicucu byose urugo rwose warugize ibicucu tangira uko wabitangiye nuko wabihetuye ngaho komeza gereya nta mami ya nkecuru y'iki y'umurozi uratinya kukita mama njye ntunkoreho mu bantu ukoraho njye ntunkoreho utabona undeshya uburebure ngo ujya ngo undushe ubwenge utabona ureshya uca ngo ugire ngo wamanura imvura wowe wandetse wa mwana we nawe utanyongera ibishoro bwa mu mutwe ukunda iki ngwindangwiriye ngo urashaka iki ibi byose ngo uri kubishaka ngibi byose uri kubishaka ni kugira ngo ubigire ute uri kubwira nde mbabarira mu bantu uzakinisha njye ntabwo ndimo ubundi wamutoraguye hehe urandebera we uraje utugize ibicucu koko
uraje tugize ibicucu tugize ibigoryi ngize ikigoryi imbere y'umwana wanjye urampijaritse wumvaga indi izagera amezi angahe se nyamuko wumvaga icyo kinyoma cyawe uzakicara imyaka ingahe wese kutatubabariye buretse gato wowe kutatubabariye ukeneye gusezerana nande n'ahandi mugiye ushaka gusezerana nande mbabarira mama wibwira ko wandusha imbaraga wowe wetse iz'amafuti n'iz'amanyanga hari ikindi wandusha uri kwigwendeka kuri nde kuri njyewe uri kwigwendeka kuri njyewe umva nkubwire rero wa mukobwa we ibuye ryagaragaye ntabwo ribarikisha isuka urabizi neza ko ryagaragaye batekesha isuka urabizi neza ushaka imitungo wankeziwe wasihawe uri kwikiza abandi sheri wamvuganiye mama ajya kopataho hano ntibirahanini ibyaha byo ni n'ibirori reka ngo yakwinyegiriza muri iyi nzu haguruka ibyo haguruka nta muntu gutera iseseme hano haguruka se nyine ibyo haguruka se washyano ry'umukobwa arewe none se umumeze mute mbabarire ntabwo mbarogoye hari ikintu twashaka kuvugana cy'ingenzi kandi gikomeye nibyerekeye inda ntwite kandi nyine si umwana ari we Ozil kugira ngo mbone ko nanjye njya kwivuza kandi binyoroheye inda utwite ni iya Ozil mama ni iya Ozil ni iya Ozil uyu ego umwana wawe iyo nda ifite amezi angahe ifite amezi 5 narabivuze mwana wa nukuri pe nukuri narabibonaga nge narabibonaga nuko wenda shitani ifite ukuntu yivanga mu bantu igini nkiri rikamanukira urugo ishitani nkiri rigatera rigaturuka mu kirere kaza rikubita hasi ariko rwose bunini we twari dukeneye mana Ozil wabonye umugisha Imana itanga ko hari igihe Imana itanga umugisha ahubwo akazamo n'imivumo ugiye kubihakana se Imana itanga umugisha dore umugisha n'uyu mwana wa nukuri njyewe ntacyo kuvuga mfite birandenze gusa nshimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru bana ba nukuri ni muzabyare hungu nakobwa muzabyare murenze no kuri uyu nguyu mushyiraho nundi isa umwana se kwa hari Ozil se singuyu hari aho agiye uretse igini ryaje rikamwivanga mu bwonko rikamukorogosora rikamuvanga vangira umwana ngo rikeneye ngo imitungora abonye umwana w'umutima udakeneye imitungo we nawe ngo urashaka imitungo uzimufata neza undi mwana ngo ushaka imitungo mukobwa imitungo ufite bene ntabwo ari wowe nyiri imitungo urabunze iki isezerano se nk'abandi bakobwa ngo wabunzaga inda itanarimwo mushaka kudibya umwana wanjye ntabyukiriye nyirabyo yaje abonetse ntabyukiriye wowe ntabyukiriye ahubwo ibintu byiza ibwirize nyir'urugo yaje njyewe nsabye imbabazi mwana wa uzimuhe nanjye ndazisaba imbere yawe twese dusabye imbabazi atari ishyano se nyiramwiza wa nkubito umukobwa usokoza uruhanika we umukobwa mwiza muremure w'inzobe disi we arebaga uburebure ukagira ngo nibwo bwenge nyir'urugo yaje ahubwo muha amahoro umuha ubwisanzure dore afite n'ubuhumekero buke afite umwana mu nda baha amahoro tanga amahoro sohoka sohokera mu rugo rw'abana imyenda yawe Ozil bindekera ibi yawe yihe imyenda yawe yihe uribuka ko imyenda atanyanga ari yayiguze
urabyibuka neza urabisobanukiwe ntayihari cishwa imyenda yawe yihe wazanye iyihe njye nyine imyenda yanjye sohoka genda imyenda yawe se yihe besire imyenda yawe mwana wa umva rero nkubwire ni ukuri hose baravuga ngo ntazibana zidakomanya ni ukuri hari igihe nyine urugo rwinjirirwa buriya ruba rwarinjiriwe ni ukuri tanga imbabazi mwana wanjye nta muntu utababarira nanjye nk'umubyeyi do nzamuye amaboko ngusabye imbabazi pe gusabye imbabazi ni ukuri pe nimubabarirane bana banjye ni ukuri amarira naguteye nanjye ndahari ngo mwana wa nzagufashe pe nanjye nzaguhoza nka nyoko bukwe nzaguhoza pe nirongera kubera umubyeyi mubi n'Imana yo mwishyura izabimpanire 770. ndababariye basi Nakoze cyane mwana wanjye.